Ntabwo tuzi umunsi nta nubwo tuzi isaha, gusa icyo tuzi ni uko umucunguzi ari hafi kandi yasize atubwiye ngo nimubona ibimenyetso mwubure imitwe yanyu muzamenye ko gucungurwa kwanyu kugeze. Ikivugwa mu matorero ko ari atatu akomeye, abayahudi, abayisilamu, abakristu, usanga bahuriza ku kintu kimwe: imperuka. Iyi ivugwa kwinshi ko ahari zabanzizwa n'intambara z'urudaca, indwara z'ibyorezo, gutoboka kw'agakingirizo k'izuba, ubwiyongere bw'abaturage budasanzwe. Gusa aho ubushakashatsi bwakorewe iyo kure bwemeje ko Abanyamerika 60% bemera ko isi izageraho ishyirwaho akadomo, naho 49% byabo bahuriza ko hazaho urugamba rwa nyuma ruzwi nka Armageddon. Urugamba rwa Armageddon nirwo tugiye kukubwira uyu munsi. Nitwa Nizeyimana Private, mbahaye ikaze. Kuva kera cyane isi yagiye ihanurirwa kurangira. Abahanga benshi bagiye bifashisha ibyuma byabo kwerekana ko hari ibidasanzwe bishobora kuzarangiza ino si twashyizweho na Adamu. Abemera ijambo ry'Imana bemeje ko byakomeje gutangazwa kera ko isi igiye kurangira igihe umwana w'umuntu witwa Mesiya ubwo azaba aje gutwara abe. Ibi birazwi, gusa ikitazwi ni igihe bizabera. Mu myaka itambutse ariko ibimenyetso byerekana ko kera isi kabaye ishigaje igihe gito ngo irangire. Mu nkuru igaragara mu kinyamakuru Express cyo mu Bwongereza cyo ku itariki ya 1 Kamena 2014, kivuga ko abahanga mu by'ubumenyi bw'isi bavuga ko habura igihe gito ngo yibasirwe n'ikiza kidasanzwe kizaturuka mu kirere no mu gace kagaragiwe n'izuba, ahazaba ibishashi bimeze nko kuruka kw'ikirunga maze bikangiza umuriro kuri ino si dutuye. Aba bakomeza batangaza ko uburyo ino si izaturika uburyo bizaba bibaye bizikuba inshuro 10 ubwo Abanyamerika bateraga ibisasu muri Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani bikagarika imbaga. Aha hari mu ntambara ya kabiri y'isi. Abahanga bavuga ko ikizabigenderamo kurusha ibindi ari ibijyanye n'itumanaho, aho imihanda izangirika, ibitaro bifunge, mu gihe kandi uduce bizaberamo umuriro w'amashanyarazi utazongera kuboneka ukundi. Isi ngo izahita ucura umwijima. Inzobere mu bya siyansi Stephen Peroyiki ngasanga ibi biri hafi byenda kuba. Yagize ati, ntabwo twakibaza niba koko hari ikibuye kizasenya ino si, ahubwo icyo kwibaza ni igihe bizabera. Wowe niba ubyutse mu gitondo, menya ko hari amahirwe ko hari ikintu gishobora kugira isi uwo munsi. Ashiride ayoboye umuryango mpuzamahanga ukurikiranira hafi ibijyanye n'imirasire y'izuba SolarMax yatangarije Express .co.uk ko ibura ry'amashanyarazi rizatuma abantu batabona ibikomoka kuri peteroli, kubikuza amafaranga yabo ndetse no kwishyura bakoresheje interineti. Aha kandi amazi nayo azagirwaho n'ingaruka no kuguturika kudasanzwe. Kugira indwara zahozeho kera zongera kwigabiza isi, ibi ngo ntabwo bizaba kera. Uyu mugabo ubwo yandikaga igitabo cyari kuzamuhesha ubumenyi bw'ikirenga Doctorate mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere yakuye muri kaminuza ya Bristol mu Bwongereza, yatangaje ko isaha iyo ari yo yose isi yakongera kwibasirwa n'imiraba ikaze mu kirere kigaragiwe n'izuba. Iyi ngo izagwaho ibibuye bimeze nk'umuriro w'ikirunga cyarutse. Ibi kandi ngo bizaba ku isi mu myaka ya vuba. Ngo bizaba bisa nk'ibyabaye mu mwaka w'1859 ubwo isi yisangaga mu mperuka itari yiteguye. Ukurikije imibare byaba bidashigaje imyaka 10 ngo byongere bibe. Aho ubu ngubu byagorana kurushaho kuko itumanaho ryiyongereye ndetse n'ikoranabuhanga rikaba ryifashisha umuriro w'amashanyarazi, bimwe mu bizibasirwa n'ibi biza. Tariki 23 Nyakanga 2014, ikigo mu bijyanye n'ubushakashatsi bw'ikirere NASA cyasohoye itangazo rivuga ko itariki imwe mu mwaka w'2012 isi habuzeho gato ngo yibasirwe n'ibi bishashi by'umuriro bituruka ahantu hatazwi mu kirere, aho iyo si bibarizwamo nyine. Ibibuye bihabuzeho gato ngo bigere ku isi, aho NASA ivuga ko iyo biza kuba byaramanutse kuri ubu ngo isi iba yarasubiye mu bihe byo hambere yo mu 1750. Iyo biba ngo ubukungu bw'isi bwari bugira igihombo kingana na miliyari 200,000 mu gihe abari buhitanwe nabyo batagira ingano. Iki gihe abahanga ba NASA bavuze ko ibibuye bingana 10,000 byavuye mu kirere bigana hano ku isi.
kimwe muri byo cyari gifite ubushobozi bwo gusenya umujyi umwe kikawurimbura. Gusa ntabwo byigeze bigera ku isi, ahubwo byarahikatiye ku mpamvu zitazwi. Ibi kandi ntabwo byarangiriye aho. Abashakashatsi ba NASA bafatanyije n'ab'ikigo cya Solamax babonye ibimenyetso by'uko 12% ibi bibuye bishobora kongera kwibasira isi, ngo ni mu gihe cya vuba kiri munsi y'imyaka 10. Aba batangiye inyigo y'uko bakwiga kuri ibi bibuye babe babikwepesha isi cyangwa babe bakwimura abantu aho bikekwa ko bishobora kuzagwa. Gusa ibi biracyari urujijo, kuko mu byari bigiye kwibasira isi mu mwaka wa 2012 nta wari wabiciye iryera, nta n'uwamenye impamvu byaberekeye ino si dutuye bigakomeza komonganiwe mu kirere. Ni nako ntawe uzi aho byakomereje ubwo butembere bwabyo, aho iyo si bibarizwamo bishobora kuzongera gusura isi byasize. Gusa ibi byakomeje kwibazwaho impamvu byaba byarabaye mu mwaka wa 2012, umwaka abamayaha bari barabayeho hambere bari barahanuye ko 2012 ari iryo herezo ry'isi. Ese isi yaba iri mu nyongezo? Biracyibazwaho. Ubwo wari uhagarariye Amerika abazwa n'umuyobozi wa NASA Charles Baden icyo bakora mu gihe kimwe muri bino bibuye bihisemo kuza mu mujyi wa kino gihugu cy'igihangange, uyu wahoze ayobora NASA yasubije mu magambo make ati ni ugusenga gusa ko nta kindi cyahagarika ibyo bibuye. Iki kigo kandi gitangaza ko kimaze kubona 97 by'ahantu habarizwa ibi bibuye byaba bikomeye kurushaho, aho kimwe gifite ubushobozi bwo kwangiza isi ubwacyo. Ibi bisa n'ibindi bibuye byarimbuye inyamaswa zari zikomeye cyane zizwi nka dinozoro, ngo biramutse bishatse kwegera isi aba bahanga babimenya. Gusa ikibabaje ni uko nta bushobozi bafite bwo kuba babikwepesha isi cyangwa se banabihagarika. Aba bahanga harimo na nyakwigendera Prof Steven na astronomer Martin Rees basanga isi itazarangizwa n'ibivuye mu kirere, ahubwo ishobora kuzarangizwa n'abayituye. Ibi ahanini babishingira kuba abantu bagenda bimwa agaciro kubera ko ibikoresho bishobora kuba byakikoresha nta muntu. Mu gihe Martin Rees wajya kure avuga ko mu mwaka wa 2020 abantu barenga miliyoni 20 bahitanwe no kugerageza imiti mishya. Uyu mubare wiganje muri Afurika dutuye ugenda wiyongera umwaka ku wundi. Ngakurikije ubushakashatsi yakoze, ngo igeragezwa ry'imiti kenshi riba rifite ibindi bibyihishe inyuma bitari byamenyekana. Gusa ikizwi ni uko biba bikuyemo izindi ndwara z'ibyorezo zigenda zimenyekana nyuma. Irangira ry'isi cyangwa se imperuka ntabwo bivugwa n'abanyasiyansi gusa, ahubwo bigarukwaho n'abemera ijambo ry'Imana ritegereje igaruka ry'umucunguzi. Benshi muri aba bahuriza ku kimenyetso kimwe. Ibimenyetso byose byanditse muri Bibiliya bisa nk'ibyasohowe ko isi iri ku iherezo ryayo. Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 12 bagaruka ku bimenyetso by'izuba n'ukwezi, aho bagira bati nuko mbona ikimenyetso cya 6 abahigisha iki cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kibohesheje ubwoya, n'ukwezi kose guhinduka amaraso. Tariki ya 19/1780 umunsi w'umwijima wabayeho muri Amerika ndetse no muri Canada saa 6 z'amanywa, aho ijoro ryaje koko abaturage biba ngombwa kwifashisha za buji. Uretse kubura k'urumuri icyo gihe cyose, hagati mu ijoro ukwezi kwari kwazuye maze guhinduka nk'amaraso. Iki ni kimwe mu bimenyetso cya 6 Imana yahishuriye Yohani kizaba mu mpera z'isi. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko isi iri mu bihe byayo bya nyuma cyo kigaragara mu magambo Yesu yavuze agaragara mu Ivanjiri y'Amatayo, aho yagize ati ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi izuba rizijima n'ukwezi nikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ibi amateka bisobanura neza, kuko ubukristo itotezwa bwakorerwaga n'ubutegetsi bw'i Roma ari nabyo umukiza yagarukagaho byarangiye mu mwaka w'1770, aho nyuma y'imyaka 10 ariho hahise hagaragara ibyo bimenyetso by'inyenyeri, ukwezi n'izuba. Ni uruhurirane cyangwa ni ibyanditswe byasohorwaga?
inzara, ibyorezo, gushaka amahoro, intambara, ibiza, imitingito y'isi n'ibindi ni bimwe mu byagiye bigarukwaho muri bibiliya bizaranga iherezo ry'isi. Ibi ariko ngo birasanzwe kuko mu gihe cya Yezu ngo inzara zariho n'intambara zarisukiranyaga. Gusa aha kimwe mu bimenyetso cyerekana ko isi iri mu kundunduro ni ukongera kubaka ingoro ya Yeruzalemu. Imyaka myinshi ishize agace kahozemo ingoro ya Yeruzalemu kari karigaruwe n'inyubako ebyiri zigize icyo zivuze ku idini ya Isilamu. Hakaba n'umusigiti munini wa Al-Aqsa ndetse no kugeza magingo aya ziracyahari. Nyuma yo kwibasirwa n'abanyashuru b'Abababiloni, Alexandre mukuru w'ubwami bwa Roma, ingoro ya Yeruzalemu yagiye isenywa inshuro zirenze imwe cyangwa ikangizwa. Gusa byaje gufata irindi ntera biza kuba bibi mu gihe cy'Abaromani, aho ingoro ya kabiri yari yarubatswe na Salomoni yaje gusenywa burundu. Ibintu byaje gufata indi ntera nanone mu gace kabarizwamo izi ngoro kaje kwigarurirwa n'Abarabu b'Abayisilamu baje no kwashyira izi nyubako ebyiri zabo. Nyuma y'uko Isirayeli yishyize hamwe n'Abarabu mu ntambara y'iminsi 6 yongeye kwigarurira umusozi wafatwaga nk'ahantu hera, nibwo gutekereza kongera kubaka ingoro y'Imana. Abahanuzi bagiye bavuga ko ubwo urwo rusengero ruzaba rumaze kubakwa bwa gatatu, bizaba ariyo ntandaro yo kuza uwo bise Antikristo uzarwanya ubwoko bw'Imana mbere y'uko habaho intambara yiruta izindi yitwa Magedoni. Iyi ntambara nk'uko Jules Stillberg bigarukaho mu gitabo cye cya Epicenter, izahuza Uburusiya na Isiraheli. Iki gihe Uburusiya buzaba bufashijwe n'ibindi bihugu birimo Irani, Sudani n'ibindi bihugu by'Abarabu. Iyi ntambara ngo ntabwo iri vuba, ariko ngo umunsi yabaye nibwo Amagedoni izaba igiye gukurikira. Amagedoni ubundi ni ijambo riva ku Giheburayo. Hari Magido bisobanura umusozi wa Megido. Aha niho handitswe ko hariho hazabera urugamba ruzarangiza ino si dutuye, aho ingabo nyinshi zizahateranira ngo zirwanye Umukiza. Iri jambo rigaragara inshuro imwe muri Bibiliya mu Isezerano Rishya, aho rivuga riti ubwo hazateranira abami bose bakomeye b'isi yose. Mu by'ukuri nta hantu hazwi habaho umusozi wa Megido. Gusa uyu ushobora kuba ari wo musozi muto ukikije ikibaya cya Megido mu birometero 100 uvuye ku mujyi wa Yeruzalemu mu gihugu cya Isirayeli mu kibaya cya Megido. Mu mateka hagiye habera imirwano ikomeye. Muri Bibiliya bavuga ko Baraki ariho yatsindiye Kanahani, Gideyoni hakahatsindira Abamediyani, gusa akaba ari naho hapfira abami babiri ba Isirayeli, Sawuli na Josiya. Muri rusange iki kibaya kikaba cyararwaniwemo inshuro 34 mu myaka itandukanye mu bihe bitandukanye. Abibuka baharwaniye ni igihangange Napoleon Bonaparte yaje kuhatangariza ati hano niho ku isi hagakwiriye kubera intambara. Uyu ibi yabivuze nyuma yo guhirika ubwami bwa Ottoman ubwo yari yakameje ashaka kwigarura isi. Aha niho Abakristo barwaniye n'Abayisilamu mu ntambara ya Croisade, habera imirwano mu ntambara ya mbere y'isi, hamwe n'ingabo zishize hamwe z'Abaturuke, mu gihe abami ba Misiri baharwaniye n'abantu batabarika mu bihe bitandukanye. Ngaka gace ni agace kabereye intambara, ngo ni nayo mpamvu Yohani yahisemo kuhahishura ko hazabera intambara izasoza isi twiteze mu minsi ya vuba. Ntabwo ari gusa kuba Yohani yarahisemo kuhahishura ko hazabera intambara ya nyuma, kino kibaya nicyo kibaya cyarwaniwemo kurusha ahandi hantu ku isi. Mu myaka 2000 itambutse habereye intambara 34 mu bihugu bitandukanye mu bihe bitandukanye harazwi mu mateka. Intambara ya Magedoni nicyo kimenyetso cya nyuma kirangira ry'isi. Abahanga mu mateka bagiye basesengura ibyerekeranye nayo. Bamwe bagiye kure basobanura ko ishobora kuzarangira itabaye ku munsi nyirizina, hakazaba igikorwa kidasanzwe ku isi cyahita kiyishyira ku ndunduro. Gusa abemera ijambo ry'Imana siko babibona. Aba hari abavuga ko iyi ntambara yatangiye gututumba. Ngo inzozi zeretswe z'ikeri z'amagufwa yishyize hamwe ngo zerekanaga ko Isirayeli izongera ikishyira hamwe ikazaba igihugu kimwe, ikintu cyaje kuba mu mwaka w'1948. Ubwo Ezekiyeli yerekwaga ibi ngibi, bene wabo bari barajyanywe bunyago habe n'icyizere na kimwe ko bari buzongere guhurira hamwe. Aha ubuhanuzi bugenda bugaruka kuri Gogi na Magogi twagiye tugarukaho, aho bagira bati
yewe Gogi we umwami w'Imesheki na Tubali, nzagusubiza inyuma nshyire indabo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi yawe yose n'abayegenderaho bafite intwaro zishyitse, bose bambaye inkota, mu Buperesi, Puti na Etiyopiya bari kumwe nabo. Aha ibihugu bivugamo ko izabanziriza iya nyuma ni Uburusiya, naho Magogi, Tuba na Mesheki bazajya mu ntambara bifatanyije n'ibindi bihugu nka Iran, Libya, Ubudage n'ibindi byo muri Aziya. Iyi ntambara ngo ntabwo izaba imeze nk'izindi zose, kuko izatuma Isirayeli izamara imyaka 7 ishyingura abazayigwamo. Aha ibihugu bivuga ko izabanziriza iya nyuma ni Uburusiya, naho Magogi na Tuba na Mesheki bazajya mu ntambara bifatanyije n'ibindi bihugu nka Iran, Libya, Ubudage n'ibindi byo muri Aziya. Iyi ntambara ngo ntabwo izaba imeze nk'izindi zose, kuko izatuma Isirayeli izamara imyaka 7 ishyingura abazayigwamo. Abahanga mu mateka bavuga ko ishobora kuzakoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Ibi bahise babihuza n'ibimaze iminsi bitangazwa n'abayobozi bifuza gusiba igihugu cya Iran ku ikarita y'isi kubera gukoresha intwaro za kirimbuzi. Nyuma y'iyi myaka 7 Isirayeli ubwo izamara itangiye kubura umutwe, nibwo amahanga noneho azakoranira mu kibaya cya Megido mu ntambara izakurura Antikristo. Ubundi mu busesenguzi bwa Bibiliya basobanura ubwami bwa kera bwa Roma, aho bwari bugizwe n'ibihugu bitandukanye: Ubwongereza, Ekosi, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Esipanye, Ubugereki, Ububiligi ndetse n'ibindi. Bizaza bisanga Uburusiya bwari bwarasoje intambara ya mbere hamwe n'ibihugu by'Abarabu, maze bihahurire, ari nabwo bizahita bishyira akadomo kuri ino si dutuye, kuri iyi si dukunda, kuri iyi si twumva ko yizenguruka, gusa yigana ntihazwi n'intambara ya Magdoni. Nyuma y'intambara hazakurikiraho imyaka 1000 y'amahoro n'ubwami bw'ikinyagihumbi. Hazaba hari umutuzo, aho intare zizaba ziryamana n'intama. Abantu bazashyira inkota mu rwubati, kuko nta ntambara izongera kubaho. Aya mahoro ya nyuma ngazabona umugabo asiba undi, biranagoye kuyaharanira. Nitwa Nizeyimana Private, ndabashimiye.